Je pense que la relation des événements qui précèdent est suffisamment explicite pour réaliser que non seulement Paul Kagame n'a pas mis un terme au génocide comme il le prétend, mais bien au contraire, il s'en est servi pour mener à terme sa stratégie de rupture et concrétiser ainsi le credo qui était le sien, à savoir la conquête du pouvoir absolu par les armes. iyo ni FPR ibintu byose bisha amatwi kubera iki arabivuze ko bashakaga ibitambo by'abatutsi dukunda no guhora tubivuga kuko abo batutsi nibo bashakaga kwereka ya mahanga ngo berekane ko bashize ari naho barwana n'iyi nyito ya jenoside ngo yakorewe abatutsi kandi mu by'ukuri ukuri kurazwi abanyarwanda twari mu gihugu ni natwe twabaye victime nitwe tuzi n'ukuri ariko reba abo bavantara nibo bari kuyicuruza bari kwiga igenda bazunguruka isi ikibabaje ni uko abo bazungu bari gukoresha babonye ko n'iriya kipe watweretse bwa mbere ari abazungu buzuyemo bagomba kujya kuvuga ibya jenoside ibyo babatamitse kandi mu by'ukuri twebwe beneyo tuzi ibyatubayeho tudashobora kuhakandagira ngo tuvugishe ukuri bariho batwimira bavandimwe rero ndavuga nk'umunyarwanda wari mu gihugu utekereza wabonye ibintu uko byagenze kugeza uyu munsi ntashidikanya ko ibi byose byatubayeho ni porogaramu ya FPR inkotanyi yateguye ariko ikifashisha bamwe yabeshye yari ikeneyeho amaboko nk'uko n'uyu munsi bikora ihora ishaka amaboko abantu baheka ngo baberekane uko batari ariko mu by'ukuri bariyizi ububi bwabo barabuzi n'ubutindi bwabo n'ubugome barabuzi niyo mpamvu ubona abanyarwanda bazi ukuri babigizayo bagakoresha abo bagomba kugurira bakabatamika imvugo ibagira abamarayika kandi mu by'ukuri ni shitani Karera del Ponte yabivuze Luc Marshall yabivuze iyo diable n'uyu munsi niyo turi kurwana nayo abanyarwanda rero tugomba guhaguruka tukayitsinda ikava mu gihugu igihugu kikicarwamo n'abantu bazima bakunda igihugu kandi bashaka u Rwanda rw'abanyarwanda badashaka u Rwanda rwirirwa rumena amaraso amanywa n'ijoro jenoside ni ya FPR niyo yayiteguye yishyira mu bikorwa ibyo birirwa baza gukangisha abantu n'iterabwoba ngo numvise nkajya ngo gisagara ngo mu Faransa amategeko hano namubwira iki natangira za nkorere dosiye ndahari ukuri ndakuzi nashaka azatange miliyoni nashaka azagurisha igihugu nzahagara ku kuri nzakuvuga kuko nakubonye ntabwo nzatera ubwoba n'amategeko y'ibinyoma yo kuza gucecekesha abantu bazi ukuri kugira ngo bimike shitani ikomeze ikandamiza abanyarwanda iyi ni suje abanyarwanda bagomba kwitaho ngewe mpamagara cyane cyane abana batoya babeshywa batamika uburozi bamenya amateka y'igihugu cyabo twese tuzahagurukire rimwe tubarebe mu maso bariya abantu ko atari abanyarwanda n'abavantara igihugu gisubire kuba igihugu cyo kuba indiri y'abicanyi